Welcome back. This is Miss Rwanda 2020, where we are at La Palisse, Nyamata, and this is the boot camp of 20 contestants who are vying for the spot of Miss Rwanda 2020. There was a press conference where the 20 contestants were escorted by their parents, and they were able to listen on the different activities that are going to be taking place in the boot camp, the different conversations, the different learnings, the sports activities that are going to be also experiencing, and also learning about their country and how they can be able to contribute to the society. So we would like to keep on thanking you guys for following us, and also we would like to keep on telling you that you can keep catching the highlights on KC2 and also the different social media platforms of Miss Rwanda. We are here at Inare Conference Arena, where it is the same venue that the finale of Miss Rwanda 2020 will be taking place on the 22nd of February. The 20 finalists that were announced on the pre-selection night were escorted by their parents, as it was their last time seeing them because they were moving on to the next round, which is the bootcamp phase that takes place for 2 weeks until the finale. umunsi w'ejo wari umunsi ukomeye kuko niho byari itangiriro ry'urugendo rwose dufite rw'ibyumweru bibiri. Twakuyemo inama nyinshi ndetse n'ababyeyi baduherekeje kugira ngo batumvishe ko nubwo tuvuye mu rugo tugiye mu yindi experience, ariko ni ibintu bimwe, ni ibintu biba buri gihe kandi ko nta kibazo tuzagira. Wari umunsi kuri njye, wari umunsi ukomeye cyane kuko ni nkaho yari base ibi byose bizaba mu minsi 14 iri imbere. Impanuro papa wanjye yamaye ku munsi w'ejo ni uko yambwiye yuko ngomba kwitwara neza, nkabana n'abandi neza, ndetse nkubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ku munsi w'ejo naherekejwe na mubyara wanjye, hanyuma ubutumwa yampaye icyambere, she told me to have fun. Ikindi yambwiye kugerageza uko nshoboye, gukora uko nshoboye. Ikindi yanyibukije ko nkwiriye kubana neza na bagenzi banjye. Urebye nibyo bintu bitatu by'ingenzi yambwiye. Nagombaga kumuherekeza nkamuhesha umugisha nk'umubyeyi we. Nabyakiriye neza, umufasha no kubyitegura kugira ngo bizagende neza. Icyambere impamba namuhaye, nanga namuhaye uyu munsi muherekeza mukura mu rugo, nuko namubwiye ko agomba kwitwara neza, kugaragaza umuco, njye ndibaza ari cyo kibanze, no gukurikiza inama zaba ari kumwe nabo muri iyi minsi 14. When the contestants arrived, they were taken to the conference room where the contestants, together with their parents, were given a briefing concerning the events that will be taking place during the boot camp that will be held at La Palisse, Nyamata. The managing director of Rwanda Inspiration Backup, that organizes Miss Rwanda alongside the reigning Miss Rwanda 2019, Iyandikishe again, were chairing the press conference. The 20 contestants were told that they will be taking part in different conversations with various leaders of the community in order to learn more about their country and how to contribute to its development, as well as sharpening their projects. The next step after the press conference, the 20 contestants were taken to Ubuzima Polyclinic, where they were tested on various things, but most importantly, their health statuses. An expert on dentistry also got the opportunity to take a look at their contestants' teeth, and as they were offered advice on how to take care of their teeth, as well as tips on how to keep healthy.
Straight from the clinic, the 20 contestants started their journey from Kigali to La Palisse Nyamata Hotel, where the bootcamp was going to be held. When they arrived at the hotel, the La Palisse staff welcomed them with smiles on their faces. As they entered the hotel lobby, they were offered a drink as they all stood on a line to take part in randomly picking out their roommates for the next 2 weeks. They would each pick a number from a ball, and if 2 contestants had the same number, they were automatically roommates for the next 2 weeks. Ikintu nzankumbuye cyane hanze ya bootcamp ni filme, akazi kanjye nari ntanzwe nkora, n'abantu bantesha umutwe mbere yuko njyama kubera ko abo tubana hano baritonda cyane, araza kugira turamuke akahita yigendera. On day 2 of the bootcamp in the morning at 7 a.m., the 20 contestants went straight to the breakfast buffet. During this period, they also took time to converse with each other as they prepared to start their first full day in the bootcamp spirit. Ikintu cyangoye muri bootcamp cyambere ni ukubyuka kare cyane, nta alarm ya telefone ufite cyangwa wenda utemerewe no kureba aho ngo urebe ngo amasaha ageze hehe, kubyo umunsi uri kugera hagati simenye ngo ngo amasaha ngo nisangahe. Nicyo kintu cyangoye cyane muri bootcamp. Ndakunze gahunda ukuntu ibintu byose biri ku murongo. Ntekereza yuko nko kuba wenda badutwara amatelefone benshi turi kubyinubira, ariko tuzaruhuka, tuzikonsantra nyine ibintu byose tubikore ku murongo. Ntekereza ko tuzahigira byinshi cyane, buri mukobwa wese hari isomo azakuramo muri uno mwiherero. Ikintu cyanshimishije kuri uno munsi ni ukuntu tubayeho, kugendera ku gihe, turi hamwe, ndetse n'ubufatanye buri hagati yacu no kumvikana, kandi aribwo bwa mbere ubuhuye n'abantu gusa mukahita mwumvikana mukabana neza nta kibazo. Right after the breakfast, the 20 contestants had their first speakers of the day, who were coming from Ministry of Youth and Culture. The topic that was discussed was Happy Generation. Here, the contestants were given advice on how to contribute to the society through values and integrity. Abashizi baje kutuganiriza uno munsi baturutse muri Minisiteri y'Urubyiruko. Ahanini baduteyemo akanyabugabo nk'urubyiruko kandi rufite intumbero, dufite byinshi dushaka kugeraho. Twabaganije ku mishinga yacu gake, tubaciramo muri make. Icyo bakoze ni ukutwongeramo imbaraga, kutwibutsa yuko n'ubundi ni twebwe imbaraga z'igihugu, ni twebwe bireba, kugira ngo ibi bibazo igihugu kigenda gifite, ni twebwe mbese dukwiriye gushyiramo imbaraga zacu kugira ngo bibonerwe umuti. Rero byari byiza kuganira nabo, wenda bagiye banatubwira bimwe muri byo. Hari nk'igihe wenda ushobora gukora nk'ubushakashatsi ukabona ko ikibazo gihari, ariko kubyumva ku muntu ufite experience, umuntu uhora abona za raporo umunsi ku munsi, ukongera ukumva ko ikibazo cyawe koko ari ikibazo igihugu gifitiye impungenge, mbega bikongeramo akanyabugabo koko ko ikibazo ufitiye impungenge koko gihari. Rero kuri ngiye ku giti cyanjye byanyongereyemo imbaraga, nongera kureba mbese intumbero yanjye igera kure ku kibazo nifuza gushakira umuti. Umunsi twakiriye umuspeaker witwa Shakira aturutse muri Minisiteri y'Urubyiruko. Yatwigishije kuri content yitwa Happy Generation, uburyo dushobora nkatwe urubyiruko dushobora gufasha igihugu muri ayo magambo agera kuri 5: health, attitude, patriotism, productivity na innovation. Dusobanukirwa uburyo urubyiruko rushobora gukoresha izo 5 contents kugira ngo ufashe igihugu mu iterambere. Nitwa Shakira Bishumba, nkaba nkora muri Minisiteri y'Urubyiruko, ishinzwe gukurikirana imibereho myiza y'urubyiruko. Uyu munsi naje gutanga ikiganiro muri bootcamp ya Miss Rwanda ku bijyanye na Happy Generation. Happy Generation ni gahunda yashyizweho kugira ngo dufashe urubyiruko kwiteza imbere, ariko muri iyo Happy Generation hakaba harimo, navuga ko harimo ibyiciro bitandukanye. Ijambo happy ririmo amagambo atandukanye. Natangira ku kintu kijyanye n'ubuzima,
iyo tuvuze ubuzima ubwo turavuga health mu cyongereza. Twifuza kugira urubyiruko rufite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza no kuvuga iki? Mu Rwanda hari ibibazo bitandukanye bibangamiye ubuzima bw'urubyiruko. Harimo ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, harimo ikibazo cy'abana b'abakobwa batwara inda z'imburagihe, tukaba dufite n'ikibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Ibyo akaba ari ibibazo bibangamiye ubuzima bw'urubyiruko. Twaganije rero urubyiruko rwari ruhari muri Miss Rwanda Bootcamp, tubagaragariza ibyo bibazo bihari, tubereka n'ingamba zihari, ariko tunabasaba kugira uruhare muri ibyo bibazo bihari ko aribo mbaraga z'igihugu. Ikindi twaganiriyeho ni ikintu kijyanye navuga kuri imyitwarire cyangwa imyifatire, ikintu kijyanye na attitude mu cyongereza. Ese ho bimeze bite? Tuganira tugaragaza impano abana bashobora kuba bafite cyangwa urubyiruko bafite zikiri hasi zigenda zizamurwa. Tugaragaza no kwiga ko hari igihe bifasha mu bintu bijyanye na attitude. Tunagaragaza ko harimo n'ikintu kijyanye no guteza imbere ubushobozi bwabo ku bintu bya skills. Aho ngaho naho twifuzaga ko urubyiruko tubagaragariza amahirwe haratandukanye afasha urubyiruko, ariko tunabagaragariza ko bagomba nabo kugira icyo bakora kugira ngo bafashe urubyiruko nk'uko bigaragara mu mishinga bitandukanye. Ikindi twaganiriyeho ni ugukunda igihugu, ariyo patriotism. Tunavuga ko gukunda igihugu bigenda bite, birangwa n'iki. Tugaragaza ko ari gukunda igihugu ukaba wazamura idarapo y'igihugu kubera ibikorwa byiza ufite, kugira ukwitanga kuri gahunda zitandukanye z'igihugu. Ibyo nabyo tukaba twabibaganijeho. Ikindi twaganiriyeho ni ikintu kijyanye n'umusaruro urubyiruko rugomba kubyara, ko navuga mu Kinyarwanda harimo ikintu cya being productive mu cyongereza, kuko bigaragara ko byibura 70% by'abantu bagize igihugu ari urubyiruko. Tugaragaza ko aribo mbaraga z'igihugu, aribo bagomba gukora gahunda zose zitandukanye, aribo dutezeho umusaruro mu bintu byose bihari. Kuko kuba ari 70% bivuze ko aribo imbaraga z'igihugu muri rusange. Ikindi twaganiriyeho ni uguhanga udushya, innovation mu cyongereza. Tubagaragariza ko hari ugutekereza ku mishinga, ari ugutekereza ku gitekerezo cyiza cyateza imbere igihugu kigakemura n'ibibazo bihari. Nabyo twumvise babyumvise neza, kandi bafite imishinga myiza ishobora no kuzavamo utwo dushya dutandukanye. Muri rusange ni gahunda za leta navugaho, haba mu bukungu, haba mu mibereho myiza, byose twagiye tubiganiraho. Tunabasaba ko baba imboni, bakaba ba ambassadors aho bagiye hose mu gihugu, kugira ngo bigaragare ko Miss Rwanda atari ukugarukira hano no kuba nyampinga gusa, ariko ari no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Amasomo twize uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kuganira n'abaturutse muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, arimo Shakira n'uwitwa Nyonza. Batwigishije kuri happy generation. Happy age ikamenyesha health, attitude, patriotism cyangwa patriotic, then productivity cyangwa productive, then innovation. Kuba free from drug abuse, you need health, free from human trafficking, attitude kugira intego, then patriotic gukunda igihugu cyangwa gukunda icyo urimo, productive kugira umusaruro, then innovation ibyo ukora kuzanamo new ideas cyangwa guhanga agashya kugira ngo ibyo ushaka byose cyangwa imishinga dushaka kugeraho cyangwa twifuza gukoraho byose tubigereho neza. Muri message speaker yaduhaye nakuyemo yuko urubyiruko turashoboye cyane kandi dushobora gukora ibintu byihuse kandi byiza kurusha uko byari bimeze mbere. Icyo biri bumfashe nuko bagiye badusobanura yuko byose byiganjemo, yaba ku bukungu, yaba ku mibereho myiza y'abaturage, kuko niba negura umushinga ngomba kuwutegura kugira ngo ya health izemo abantu cyangwa abaturarwanda be free from drug abuse, ndetse attitude ndetse na productive hagira umusaruro bizazanira igihugu, ndetse nubwo bisanzwe bikora cyangwa ari inzego zisanzwe zibishinzwe, gusa ngewe ngire agashya mbizanamo cyangwa new idea
mbigezamo cyangwa mbigeza ku nzego zibishinzwe kugira ngo tubashe gukorana bizazane igihugu umusaruro. That was it for day 2. Stay tuned for day 3.